ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukomeje gukurikira urubuga Iyungure, ibiganiro byose binyuzwa ku rubuga Iyungure, n'abakoze subscribe mwese ndabashimiye. Ndashimira namwe murebye urubuga bwa mbere kandi mbasaba kugira ngo mukore subscribe, ntimuve ku rubuga mudakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose byashyizwe ku rubuga bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ngiye muri kumwe ni Mukase Josiane. Uyu munsi turaganira ibintu 10 abantu bakora imyitozo ngororamubiri bagira abandi batagira, kubera yuko usanga iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri umunsi ku munsi hari ibintu agira mu buzima, hari ubudahangarwa agira mu buzima. Ni ngombwa rero yuko uyu munsi turi buganire ibintu 10 uri busange ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri undi utayikora adafite. Icya mbere ni abantu bagira ubuzima buzira umuze, ntabwo ari abantu bahora kwa muganga bivuza umunaniro, bivuza oya, ni abantu birinda batararwara, kubera yuko iyo ukora imyitozo ngororamubiri usanga umubiri wawe ufite ubudahangarwa, uzamura ubudahangarwa, bityo ntubashe kurwara indwara zose ko zishakiye, ukagira imbaraga zo kurwanya izo ndwara zose. N'abantu birinda batararwara, kubera yuko ntabwo bahora kwa muganga, kandi niyo agiye kwa muganga usanga ari ibintu bikira, kubera yuko ubudahangarwa barazamuye butuma bubasha kuhangara indwara, bityo ntarwaragurike. Ntabwo arwara izi ndwara mubona zateye, ngo ngaho umuvuduko, ngaho diabete, ngaho ibyo ngibyo byose agira ubudahangarwa bwo kuzirwanya, kubera yuko niyo ugiye kwa muganga usanga siporo iri mumwe mu miti bari gukwandikira. Muganga ntashobora gusezerera atakwandikiye siporo. Usanga kenshi rero tugomba gukora siporo umunsi ku munsi kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze. Icya kabiri ni abantu bagira ibakwe, kubera uko gukora imyitozo ngororamubiri usanga kenshi ari umuntu ugira ibakwe, ari umuntu utari umunebwe, ari umuntu ukora ibintu mu buryo bwihuse, kubera yuko ni abantu usanga nta kintu cyamugora, nimba ari ikintu agomba gukora agikora akakirangiza, yamara kukirangiza kandi ugasanga gitanze umusaruro. Icya gatatu ni abantu batekereza vuba. Abantu bakora imyitozo ngororamubiri ni abantu batekereza vuba. Ni umuntu ubwira agahita agerageza gushaka igisubizo cy'ibyo ngibyo murimo kuganira, cyangwa se akagira ikintu akungura, cyangwa muri rusange ukagira ikindi kintu umukuraho mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ntabwo ari abanebwe mu gutekereza. Uko gukora imyitozo ngororamubiri bukangura ubwonko bw'umuntu ukora siporo bwihuta mu gutekereza. Ni byiza rero yuko uwo muntu iyo ari umuntu ukora siporo yihuta mu gutekereza. Ibyo ngibyo ni ibintu atandukanye n'abandi, kubera yuko iyo umuntu adakora siporo hari ibintu bisinzira muri we, hari ibintu bisinzira, noneho yajya no gutekereza bikamutwara umwanya, yajya no gutanga igitekerezo kuri ibi bikamutwara umwanya. Icya kane ni abantu bumva vuba. Nibyo bavuga ngo ngubwira ngo wumva vuba ngo ntavunika. Ni abantu bumva vuba. Hari umuntu ubwira buriya ukamusubiramo iki ukamuha urugero ukagira gute, ariko ugasanga ntabwo ibintu ahita byumva vuba nk'uko ubyifuza. Ariko abantu bakora imyitozo ngororamubiri ikintu kimwe batandukaniraho n'abandi, ni abantu bumva vuba. Wamubwira ikintu agahita yumva icyo ushatse kuvuga, wamubwira iki ngiki agahita yumva icyo ushatse kuvuga, utarinze gutanga ibisobanuro n'ingero nyinshi n'ibindi byinshi biherekeza icyo wifuza kuvuga. Icya gatanu nuko ni abantu bagira igihagararo cyiza. Ntabwo ari abantu usanga uko umubiri uteye twese turabizi, usanga ari umuntu ufite inda iruta inyuma, ugasanga afite igituza kinini, ugasanga afite amaboko manini. Urumva ni abantu baba baringaniye, naho yaba abifite iyo akora imyitozo ngororamubiri biregerana, ugasanga ntabwo kimwe kiruta ikindi. Usanga umwe afite ibicece hano, ibindi ahangaha, oya, naho yaba ari munini usanga ari umuntu wegeranye kandi inyama zarafashe ku magufa, nimba ariko nabivuga kugira ngo byumvikane neza, ugasanga ni umuntu wegeranye. Cyangwa usanga afite ibintu binini, afite ibice by'umubiri binini biruta ibindi. Urumva ni abantu batandukanira n'abandi. Ni abantu bafite ibice by'umubiri wabo byegereye ku magufa, ku buryo naho waba ufite igice cy'umubiri usanga byegeranye, bityo bikaguha igihagararo cyiza. Bitandukanya abantu bakora imyitozo ngororamubiri n'abandi.
wowe uri kuri uru rubuga ntuve ku rubuga kuri subscribe kugira ngo tujye dusangire ibi biganiro byose, tugende twungurana ibitekerezo, tugende twibukiranya ibintu bimwe na bimwe tuba twibagiwe, bidufasha kugira ngo duhindure ibyo twari turimo gukora cyangwa twisubireho cyangwa se tubikore neza kurushaho. Icya gatandatu ni abantu bashira amanga, bagira confidence muri rusange, kubera yuko ni abantu iyo urimo kumuvugisha ntatinya kugusubiza kandi akagusubiza afite gushira amanga muri we. Ibyo ngibyo ni ingaruka nziza zo gukora siporo, ni ingaruka nziza zo gukora imyitozo ngororamubiri. Ni abantu bumva bashoboye kandi bumva bagira icyo bakora ku kibazo runaka, ntabwo ari abantu barebera, oya, ni abantu bumva bashoboye kandi bumva bafite ubushake, bafite gushira amanga ko gutanga umusanzu wabo ku kibazo runaka, ku ikintu runaka cyaje, ku gisubizo runaka cyifuzwa kugerwaho. Mbese abantu bakora imyitozo ngororamubiri ibyo bintu birikora, sinzi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubushakashatsi nakoze cyangwa se ni ukwitegereza, urumva ni ukwitegereza, ariko namwe muzitegereze abantu bakora imyitozo ngororamubiri bagira ukuntu bashira amanga, bagira ukuntu ari umuntu ushira amanga, naho utatangira kuyikora ugatangira utinze, usanga hari ukuntu biza muri wowe kugira ngo ubashe gushira amanga. Icya karindwi rero ni abantu bambara bakaberwa, yakwambara ipantaro ikamubera, yakwambara ishati nziza ikamubera, yakwambara top ikamubera, kubera yuko ntabwo bafite umubiri utepese, ntabwo bafite umubiri nabyita gute utepese. Ni abantu yambara buri kintu cyose yambaye kiramubera, kubera yuko usanga kenshi hari igihe tugura imyenda myiza ariko kubera yuko tudakora imyitozo ngororamubiri twayambara ntibinagaragara yuko yanaduhenze. Ariko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri akantu kose yambaye mukagakunda, akantu kose yambaye kakamubera, kubera yuko aba afite umubiri wegeranye ukuntu kandi umufasha kugira ngo aringanire hose anabashe kuberwa. Iryo rero ni itandukaniro rindi abantu bakora imyitozo ngororamubiri bagira. Icya munani ni abantu batagira stress, niko navuga, kubera yuko ikora imyitozo ngororamubiri usanga stress igenda ikuvamo utanabizi. Ibintu byose bikuzuye mu bwonko bigenda bishira, ibintu byose utekereza bikugoye bigenda bikuvamo, bigenda bishira, bikagenda bikuvamo, ugasanga nta stress uwo muntu afite. Kandi murabizi muri iyi si turimo usanga ibintu byose ari kwiruka, usanga ibintu byose ari stress. Ariko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri aratandukanye cyane, afite itandukaniro n'abandi, kubera ko wa wundi utashye akagenda akiryamira, uwo nguwo arayigumana yose. Ariko iyo ukoze imyitozo ngororamubiri stress yose kuvamo, ibikugoye byose bikakuvamo, bigashira, ubwonko bugahumeka, mbese muri rusange. Niyo mpamvu rero itandukaniro ryo riragaragara mu buryo busobanutse yuko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri nta stress agira, nta stress ahorana, nta munabi ahorana. Icyacyenda rero hehe no gusaza. Usanga abantu bakora imyitozo ngororamubiri ahantu batandukanira n'abandi ntabwo bapfa gusaza. Nk'ubu ni nko wakoze imyaka yanjye, usanga ntabwo babasha kuyitandukanya, nta nubwo babasha kuyimenya. Cyangwa se abantu tungana, iyo urebye ikigero cy'abantu bangana, ugafata abantu, umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ufite imyaka runaka, ugafata n'undi bangana cyangwa mu kigero kimwe, naho wafata benshi badakora imyitozo ngororamubiri, urabatandukanya. Usanga rwose uriya ukora imyitozo ngororamubiri ari muto kubarusha. Imyitozo ngororamubiri rero nta gusaza, usanga rwose uhora ukiri mutoya, yaba mu bwenge, yaba mu kwisura, yaba mu mubiri, nta gusaza. Kandi ntabwo bihenda, usanga kenshi hari ibintu dutakazamo amafaranga, hari ibintu tugura byo kugira ngo bidufashe kudasaza, bikadutwara amafaranga. Ariko siporo nta mafaranga isaba, nta kiguzi isaba, usanga ari ukubyuka ukiha gahunda gusa ukabasha gukora siporo. Icya cumi nacyo nsozerezaho ni uko abantu bakora imyitozo ngororamubiri batandukaniraho n'abandi, ni uko babitoza abana babo, kubera yuko ukura abana babireba nabo babikurana bakabigira umuco. Bo ntabwo bazajya kurwana no kugira ngo babikore bakuze, kubera yuko urimo kubereka ukuntu umuntu ashobora kubaho neza, ukuntu siporo ari ubuzima muri wowe. Ibyo ngibyo rero ni byiza, kubera yuko uba urimo gutera imbuto zizamera abantu bakureberaho
kandi niyo murimo kubikora murabikorana mu rugo barabibona ko ari ibintu bisanzwe babona yuko uko murya ari nako mukora siporo ari nako musenga bakabona ari ibintu bisanzwe bo bakabikorana ni byiza rero yuko abo bana babikurana kandi noneho kubera ko biba biri bubafashe kandi bikabarinda ibyo ngibyo byose uko ari icyenda twabivuze hejuru. Siporo rero icya 10 ni ukubitoza abana ni ukubitoza abakureberaho ni ukubitoza atari ukubivuga gusa ngo babwire ngo mujye muri siporo mukine basket mukine volley ahubwo bakubona yikina nabo bishimire kuyikina. Ndabashimiye rero ko mwakurikiye ibi bintu 10. Ibyo ni ibintu natekereje yuko twaganira kugira ngo twumve. Hari igihe bavuga siporo ukumva ugomba gukora siporo kugira ngo ugabanye ibiro, ugomba gukora siporo kubera ko muganga yayikwandikiye, ugomba gukora siporo kubera yuko hari impamvu ariko hejuru y'ibyo byose hari ibindi bintu nanone uba hari ukundi kuntu umera bitandukanye n'iby'umuntu udakora siporo, bitandukanye n'iby'undi muntu udakora imyitozo ngororamubiri. Ibyo ngibyo rero nibyo nashatse kugira ngo tuganire kugira ngo turebe ibirenze ibyo muganga yakwandikira kugira ngo ukore siporo, ibirenze ibyo wowe wakora siporo wumva ikunanije kubera ko hari ibiro bifuza gutakaza, ahubwo uyikore uyishimiye kubera yuko igomba kuba ubuzima nkuko turya umunsi ku munsi. Tumenye nuko tugomba gukora imyitozo ngororamubiri umunsi ku munsi. Nasoza mbaririmbira indirimbo nziza njya numva bavuga ngo bibarize ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga ntibinasuzuguza ubigize bibarize tunanize iki. Ntabwo ubundi byagombye kutunanira gukora imyitozo ngororamubiri ni inyungu zacu cyane kurusha inyungu z'undi uwo ari we wese. Ibyo bintu 10 rero bitubera impamba twifuze kubiba, twifuze kugira ubuzima bwiza, twifuze kugira igihagararo cyiza, twifuze kugira confidence mu buzima, twifuze kuba sharp, twifuze kutagira ubunebwe. Ibyo ngibyo byose twifuze gutera neza no kwambara neza. Ntibibe ibintu byo kuvuga ngo ni ibintu tugomba kubikorera kugira ngo tubashe gusa neza. Ikindi kandi tubashe guhora turi batoya kandi turi n'abazima mu buzima bwacu. Ndabashimira ko mwakurikiye kino kiganiro, ku mwanya wanyu mwafashe ndabibashimira cyane. Nizera yuko biri buze kudufasha bikadukangura kugira ngo twisubizemo imbaraga zo gukora imyitozo ngororamubiri. Wowe uje kuri urubuga bwa mbere ntuve kuba udakora subscribe kugira ngo ube umwe mu banyamuryango aho tuzajya dusangira ibiganiro bitandukanye bidufasha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Imana ibarinde.